Nanone reka nongere ngusuhuzane ariko nguha n'ikaze uwo mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruha agaciro amaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wayikora kubikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusengura cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5, bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Tugarutse ro mu makuru y'igitondo, tugarutse igitaraganya kugira ngo tukuramburire izi nkuru ziba zirimo gucaracara, dore ko ari amakuru aba ari mu bwenge, ya makuru utapfa gusanga ahandi, dore ko ari ya makuru azira ibihuha. Nanone rero nyemerera untize umwanya we mutoya tubashe kurambura hamwe izi breaking news, dore ko ari amakuru abagezweho. Reka tukubwire ko kugeza ubu ngubu turakubwira amakuru agiye atandukanye haba mu buhanzi, dore ko byakomeje kugenda biteza urunturundu hagati ya Dikenzo ndetse n'abandi bahanzi hariya mu gihugu cya Uganda. Reka twuse cyane tutagutindiye tukugeze ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano iri gukomeza gusakiranya hagati y'impande zombi, haba uruhande rwa leta igisirikari cya Kongo FARDC, haba n'uruhande rwo ku mutwe wa M23 usanzwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo. Anariko bigenda bisakirana mu mirwano igiye itandukanye, ariko M23 ikagaragaza ubudahangarwa ndetse ikabasha kwirwanaho mu buryo bukomeye. Rero reka tuyatangirira ahangaha nahagana mu masaha 3, aho umusirikari yarashe umujenerali, dore ko yari murumuna we, amuziza ngo kuba anyereza imishahara ya bamwe mu basirikari hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byabaye ahagana mu masaha 3, aho umusirikari rero yabashe kuba yarafata imbunda ye n'amasasu akabasha kuyaminjagira kuri murumuna we, dore ko yabashe kuba yamurasa amasasu agera kuri 17, amuziza ngo kunyereza imishahara igiye itandukanye ya bamwe mu basirikari bakorera hariya mu mazi. Ibi ngibi byabaye muri batayo ya 33 ahangaha ahagana mu masaha 3. Rero niho ibi byaje kuba byamenyekana, dore ko yamaze kumurasa akabasha kuba yakigeza mu nzego z'umutekano kwitanga, avuga ko we ibyo yakoze abizi neza. Ibi ngibi bikaba byabereye mu gace ka Karisimbi. Reka tuze kukubwira ko imirwano ikomeje kugenda isakiranya umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikari cya leta FARDC ndetse n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro bigenda bifatanya n'iki gisirikari. Yabashe kuba yakomereza ahitwa Masisi, dore ko kugeza ubu ngubu imirwano irimo kubera ahitwa Masisi, irimo kugenda ikomerekeramo abasirikari bagiye batandukanye, dore ko ejo hashize havuzwe ko hafashwe abandi barundi bagera kuri 30 mateku, ari nako hapfuye abandi basirikari batandukanye bagera kuri 12. Iyi mirwano rero irimo kubera hariya Masisi biragaragazwa ko ari imirwano itangaje cyane, ndetse ko ari imirwano iteye ubwoba, dore ko yaje kugaragaramo izindi mbunda nshasha, izindi ntwaro kabuhariwe zigenda zigemurikwa cyangwa se zigenda zigaragazwa zirimo gukoreshwa zizatari zisanzwe zimenyerewe kutangaza amakuru cyangwa se ku bindi bitangaza amakuru bigiye bitandukanye. Izi ntwaro zirimo kugaragara hariya Masisi ni za leta ya Kongo, ngo yabashe kuba yagura ndetse ikabasha kutazerekana kugira ngo izabashe gutungura umwanzi, ari nako ivuga ko yo igomba kuba yakora ibishoboka byose mu kugira ngo ibashe kwambura uduce tugiye dutandukanye M23 yagiye ifata mu buryo butunguranye. Reka tukubwire ko hariya mu gihugu cya Uganda, aho twababwiye ko tugiye kubagezaho amakuru arambuye ku ruhande rwa Museveni ndetse na Dikenzo. Uyu Yoweri Kaguta Museveni ni perezida wa kiriya gihugu cya Uganda, yagize Idrissa Mususa Dikenzo umujyanama we mukuru hariya muri Uganda. Kugeza ubu ngubu uyu Idrissa Mususa Dikenzo yarasanzwe ahuriye ihuriro ry'abahanzi hariya mu gihugu cya Uganda, ariko ubu akaba yagizwe umujyanama mukuru hariya wa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibi ngibi byatumye uyu nguyu Kyagulanyi ndetse Sentamu Kyagulanyi ahaguruka avuga ko ibi ngibi bitagakwiye, ndetse ko agomba kuba yahita ashaka umuhanzi cyangwa se undi muhanzi umubera umujyanama mukuru mu bahanzi. Kugeza ubu ngubu uyu rero Sentamu Kyagulanyi
asanzwe ari umunyapolitike ndetse ko yanabaye umusenateri, aho yaje kuba yashinga n'ishyaka ritegamiye kuri leta, ishyaka naryo riharanira uburenganzira bw'abanye-Uganda, nubwo byaje kumugora cyane ndetse akagenda akoresha imyigaragambyo igiye itandukanye, dore ko yanafunzwe igihe kirekire mu buryo butandukanye, dore ko amaze gufungwa inshuro nyinshi aharanira uburenganzira bw'abaturage bahariya muri Uganda. Uyu rero Sentamu, uyu nguyu Kyagulanyi tumenyereye nka Bobi Wine, dore ko ari n'umunyamuziki, uyu nguyu yaje kuba yakandika ku rukuta rwe rwa X avuga ko kuba Perezida Yoweri Kaguta Museveni yahaye uyu mwanya Eddy Kenzo, yakabaye kuba yashaka n'undi mujyanama mu by'ubuhanzi wa hafi y'abahanzi, ndetse akabasha kuzamura n'impano zikiri hasi. Dore ibi byose byabaye nyuma y'uko hajemo saga hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse amashyaka ategamiye kuri leta ndetse n'andi mahuriro matoya y'abahanzi avuga ko uyu Perezida Yoweri Kaguta Museveni nta kintu na kimwe cyo abasha kuba yakora ngo abashe kuba yazamura cyangwa se kuba yateza ireme ry'ubuhanzi hariya mu gihugu cya Uganda. Ibi kandi biri kuba mu gihe umuhungu we Geno Muhoozi Kainerugaba yabashije kuba yijundika uyu papa w'umubyara, avuga ko ashyiraho abajyanama bagiye batandukanye atabashije kugisha inama, kuko we kabikora mu buryo bwo kugira ngo akomeze gukurura imitima y'abantu anariko abayobya, dore ko hari n'abayobozi bavugwaho ruswa, ivuza ubuhuha hariya mu gihugu cya Uganda, babashije kuba banyereza imitungo ya leta, ariko Museveni akaba akibasha kubiyegereza ndetse akabasha gukorana nabo. Uyu nguyu akaba ari n'umugaba mukuru w'ingabo za hariya muri Uganda, akaba ari umuhungu wa Museveni. Uyu nguyu Kainerugaba akaba ari we wabashe kuba yatangaza ibi ngibi. Museveni rero akaba yahise avuga ko we ibyo akora abizi neza, kandi ko kugira umujyanama hariya Eddy Kenzo bizamufasha mu buzima bwe, ndetse bizabasha kumufasha no mu buzima bw'abahanzi, aho bigomba kugaragara ko agomba kuba yagira icyo ahereza abahanzi, ndetse ko n'ibitaramo bigiye bitandukanye bikemerwa, dore ko hariya mu gihugu cya Uganda ibisa n'ibitaramo mu duce tumwe na tumwe, cyane ngo mu minsi ishize aho imyigaragambyo yari itangiye kwaduka mu gihugu cya Uganda, ibijyanye n'ibitaramo byari byahagaritswe, ariko kugeza ubu ngubu bikaba byatangiye kwemezwa ko abahanzi bakomeza ibitaramo byabo, dore nk'uko byatangajwe n'uyu wagizwe umujyanama mukuru Eddy Kenzo. Ibi byatangajwe nyuma y'uko uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni, uyu nguyu Eddy Kenzo yiyongereye ku bajyanama bagera ku 160 bose bagira inama cyangwa se bafatanya n'uyu Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa bye bya buri munsi, bagenda bamugira inama zigiye zitandukanye. Reka tukubwire rero amakuru yacu, reka tuyasubikira aha ngaha, amakuru yo nakagaruka. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe nyabuneka, kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5, ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe hepfo muri comment, kanda like ndetse unakore na share, uraba uri umuntu